Amazina yanjye yitwa Muvunyi Mohamed, nkaba ndi umwe mu barokotse Jenoside ahangaha mu murenge wa Nzige. Ubuhamya rero bwanjye mfite ndabuhera muri 1984. Icyo gihe yigaga mu mwaka wa gatanu, cyatumye abana barya karungu tugakubitwa bikahava. Amateka bigishaga aturitse, ari umugabekazi ngo bitaga Munikanjogera, niko batwigishaga, niko twabyumvaga. Noneho ugasanga barimo barigisha ngo yabaga yicaye akajya guhaguruka, ngo yahagurikiraga ngo ku bana babiri b'imishishe ngo b'abahutu agashinga inkota agahaguruka. Babyumva noneho ubwo inkoni baturumva uko bugome nk'uko. Tekereza ko uri umwana ufite imyaka 12 ukaba utangiye kuzira ibyo muri 59. Ni ikintu gikomeye cyane. Urazira ibyo ababyeyi bawe bakoze utabona ariko bikomeza bityo. Nyuma yabwo ndibuka ubwo noneho haza kubaho ikintu bakavuga ngo uvuga ngo amazuru yacu bayitega ngo ni amashoka. Ukumva umuntu araje ngo ntizishoka cyangwa nge tuyasirizemo, ubwo niko yafashe ariko ikindi urabona igahenge ariko hariyo n'abatutsi benshi. Umuntu akaza ati ntizi zuru nigire igahenge ntabwo najyayo imeze neza. Ubwo ariko bakabikora mu buryo bwo kugira ngo babone uko bahohotera. Barababaye, turababazwa tukiri abana batoya. Wagenda mu rugo wabwira umubyeyi ati ceceka niko bimeze nta kundi ndabwira ndetse ati jya wihangana mukomeze mushingirize. Turashingiriza ubwo ngere muri 90. Ariko mbere yaho gatoya hari umugabo wigeze icyo yari akiri umusore, ntabwo namuhisha, bamwitaga Nyagatare Forodowari. Ndumva icyo gihe hari n'umuntu wari uhari icyo gihe bamwitaga Abaserire, nagiye no kumumuregera anamubonye n'aho ngaho. Yageze gutya aricara twicaranye n'abandi, aba yikanze mu nda ati shati nza ko bene wamuzirandi sha ubu ko yari koko ndinzoka. Umva yarangubise mu buryo buhagije, nshyiraho imyenda mbasha kujya kumuregera umuyobozi. Nanamubonye ahangaha ariko nta kindi ari kubikoraho. Ati nyamureka bamenye kumusondere koze yagize agatima aravuga ati mwigute ni umwana uri umuhora ibyo bintu byo muri 50 batana ariko umuntu kumufata twamwita inzoka. Ni ibintu tumaze kumenyera bari tubizi. Hanyuma rero muri 90 ubwo FPR Inkotanyi bateraga, hahise hazaho gahunda y'amashyaka menshi. Amashyaka yose ntekereza yo muri aka karere yakoreraga mitingi hehe ntabwo kiri, kuko nubwo hari umurenge wa Nzige ariko komine Bicumbi niwe yari yubatse hariya hari umurenge wacu. Ni ukuvuga ngo icengezamatwara byose by'amashyaka yari ahari yayeraga
hari amashyaka menshi, hari NRND, hari MDR, hari na MDR Power na CDR. Abo bantu b'ingeri zose mu mashyaka yose ahantu n'umwe yarangafite n'abayobozi ibikorwa byakabikora neza bagahana imyanya, ariko ukabona yuko NRND ari ifite imbaraga nyinshi cyane, ayandi yose bigaragara ko yasaga nkaho n'ubundi ayiciye bugufi. Hanyuma rero ubwo itingizi zigakorwa birangije, bafata urubyiruko kugira ngo barwegereze, bashyiraho umupira ahangaha w'amaguru, bashyiraho animasiyo, iri itegeko ko buri urubyiruko rwose uhereye ku myaka 14 kuzamura bazajya baza ahangaha kugira ngo bigishwa icyo bagomba gukora. Jewe rero nari umusiramu, ubwo umusiramu kwanjye ndababwira njyewe rwose kuza muri ibyo bintu sinshaka kujya muri abo mashyaka. Ishyaka ryanjye ririmo n'iry'abayisilamu ryari PDI, ariko ahangaha nta n'abari bahari, nta n'ubwo PDI numva mu mashyaka nabonye mu buryo bwo kuza gucengeza amafaranga yari no kucyitiro nta bigize mbona. Abantu banditse gatoya, ariko barakomeza baradutoreza, baratangira bashyiraho gahunda yo kuvuga ngo hariya hari umwarimu witwaga Kanani Vincent, yari afite n'umudamu w'umuganga witwaga Ariko. Baratangira baravuga bati urazi yuko mwebwe banze kuza ahangaha kuko ndavuga yewe n'urundi rubyiruko baraduhuje ibibazo, harimo abo kwa data wacu Rupangu n'abandi aba bose bari aha b'abaturage, ntabwo bigeze babasha baragerageje baragumya bararwanya baragumya batoteza, ariko ntabwo bigeze baza muri ibyo bikorwa byo kuza kwigira ahangaha hari ibintu by'interahamwe. Rero bagumya badutoteza, bazana igihombo kwa Kanani yacukuye umwobo wa metero zirenga nk'ijana, bati niho mujya maze kuza hano, niho mujya kwiga guteramo grenade, niho mwigira imbunda. Ibibazo babishyiraho babishyira mu rubyiruko biremezwa. Kwa Kanani hari umwobo bateramo grenade ntibujye, hari mu by'ukuri grenade aho ntaranayibona. Bageze aho ngaho, bageze hagati hafi 91, baravuga bati uyu muntu ntabwo twamureka, reba tira ubu ni umuntu w'ubwenge n'umunyabwenge cyane. Baraza baje muri batuma baza kumuhoza, batugomba kuza tukajya hamwe n'abandi, tutaje hamwe n'abandi twavuga ibyo kugira niba uhakana ko tujya kwiga imbunda ukahakana icyo utaza ngo yerureze hamwe mu ntera hamwe nkatwe dufatanye ibyo gukora. Icyo gihe baraje baza kumanywa batwara bagatisha n'abana barakwigisha. Nari maze gushyira ukuboko, hari ahantu hariya hari umusaza w'umurundi yajyaga atura ibyuma, nanjye ndagenda ngura y'inkono ndayizana nyishyira mu rugo. Uwo munsi baje kumuhoza, hari intebe twari twarateye ku irembo iwacu, bako ntibatera intebe gutya z'ibiti ukuntu. Ndahicara ndavuga nti rero mwa babyeyi mwaho kugira ngo bansange mu rugo ahangaha batwicana, reka bansange hariya banyice jyenyine. Araza ageze ku irembo, Imana ibatatanya ibyiyumviro, bamwe ariko ubundi buriya ntacyo tukamwikorera, n'ubundi ntabwo azatubwira azadukika bitwaye. Mbonye bamaze kundeka mbere turabwira ngo mama ahangaha uzajya kwicisha
baramuvumbura baramurebye bareba amaguru barakurikirana batireba ukuntu afite amaguru y'umukara batireba bati mutitaye ku isura mwe mwarasaze mwazanye nyenzanga barafashe barakubita baragenda bajugunya ku muhanda arakururuka ajya ahantu kumugira neza baramurwaza yaje ameze nabi ndavuga nti none bamuganira ishyamba se ryero reke n'iby'igisirikare mbivemo naha hantu mbe mpavuye nahise mfata gahunda y'inaha ndahava ngi Kibungo ahantu muri Kirehe mbayo ndagenda nibera ku bantu b'abayisilamu ariko ngamije nomba nshaka kuzajya mu gisirikare ubwo njya kugenda ngenda ntabibwiye ababyeyi ndabiza bavuga akagahungu kacu kamwe ugiye kugenda nimbe babwira ntabwo ari bunyemerere ngenda ntababwiye ndababeshye ngo ngiye kwa papa batisi mu Kigali base baba nta nubwo bajya bagira base batisi nuko nababeshyaga umuntu abikora ku giti cye ndagenda ngeze mu by'ukuri sibyo ko Imana izakiriza umuntu izamukiriza bambukiraga Tanzania bakajya Uganda sanga abasore 50 rwose barikoze bagiye kugenda ntekereza ndavuga nti ubu koko ngiye kugenda ntabwo yababyeyi aho ngiye ko nshobora no kugenda nkapfa batanabizi agahinda bakazayurwa n'irengero ntagahinda kazabica ndagaruka ndababwira nti rero uko byagenda kose ndabizi nibabona ntahari bazavuga ko nagiye ubwo muzihangane wenda bazabica uko kujya nzafane namwe bazabica nta kundi ndongera nsubirayo ngezeho ndarwara Imana si Imana niba ari Satani yanteze ikigeragezo ndarwara bikomeye cyane hafi umwaka wose birangira bimvuyemo abantu bagiye ibyiciro bitatu ndangije navuga ati oya reka ibintu mbyihorere ndabona birimo kunsiga Imana izankirezaho inkirije muri 93 ndagaruka ina bahita bansamira mu kirere batisha uravuga ahantu wari waragiye nigo tugenda ukamara imyaka ingahe utarahangaha bati twarabivuze wagiye mu nkotanyi tubwira uko byagenze turabizi wageze waje kudutata abera ko se koko kumunde bukunguko kumunzi izo nkotanyi nasijyanwemo nande baturabeshe uzabitubwira aha reka rero bigire gutya 94 bigere bigeze ubwo ngubwo narinde mu rugo ari mu gitondo icyo gihe isoko ry'Ikarenge ryari ryabaye giye kumva numva abantu baragarutse n'inkoni nyinshi ngo babakubise aha bari barangije gushyiraho bariyeri byageze saa 10 kumwe bazine ko bagikarenge bariyeri bayishyize aha ngaha abantu baraza bati ibintu byakomeye ngo umubyeyi yapfuye niko bavugaga ariko mu by'ukuri nabwiye ababyeyi banjye ndababwira ntaha ni nyamara bo ibintu birakaze nubwo umugabo yapfuye turapfa baratwica byanga bikunda haza kuza umwana w'umuhungu bamwitaga Ruganda bari batuye hano ngira ngo naho iyi stade yubatse ari kumwe n'umukobwa wakoreraga umugabo bitaga gatwa Tarasisi hariya nawe hano hirya ha bari bavuye kuvoma Samatari bavuga ati rero ubwoba bwatwishe ibintu bimeze nabi bati waje ukaduherekeza nibura wenda ukatugeza hafi yo mu rugo abana narabafashe ndabaherekeza duciye icyaro ariko byanga bikunda ikiri bube kiraba bagezeze ahangaha hafi ahangaha bahazi ni kuri ino nzira utambika ku byaho bito kwa badusabe ubwo umuhanda wari wuzuye abantu ibintu byari byakaze intera hamwe noneho zabaye intera hamwe aribwo zagize gute zagaragaye ariko nsubira inyuma gatoya nihuse ahangaha izo ntera hamwe niho zigira imbunda bigishwaga n'umugabo bitaga Ajida Chef Mutabaruka yavugaga kumubuga none we twamubona abantu bakajya bavuga ngo igisirikare yaragisezeye nawe kumbe yaje gutoza intera hamwe bigiraga hari hepfo y'umurenge ku mugaragaro nta muntu utabizi kuko ntabwo bigeze bihisha ntacyo bihishaga uko
muri uko kwiga imbunda kwabo, imihoro yo kwica abatutsi bari barayizanye kera, bayizanye muri 1992 na 3 yari ihari. Ni ibintu nzi, uburyo mbizi neza. Hari na data wacu, umugabo wari utunze mama wacu, ari umupolisi, nkagenda nkajyayo kumusuhuza. Ubwo nari natangiye kuzana amakantu nyine, baravuga bati ntabwo twapfa kumuhohotera. Hari imihoro, depo yayo yari hariya, ya mihoro imwe isongoye ukuntu, bimwe by'ibisongo. Bari barazanye amamodoka barapakira ahantu depo yayo yari iri, nari mpazi. Urumva nari maze kujya ngenda nkajyayo kubera uwo mugabo, nkabibona. Indi mihoro yabaga ko bita Vincent, wabaga hariya hirya, nawe yari interahamwe ikomeye cyane. Buriya ababizi barabizi, kandi ndabizi ko babizi benshi. Nuko ubwo rero nyine ubwo nkomeze ngere nyine ku munsi nyirizina, maze guherekeza abo bana. Bankubitanye n'interahamwe bitaga Rukiriza, twari duturanye. Yari umuntu ukomeye cyane mu nterahamwe, kimwe n'undi bitaga Ntiyamira Faustin, bakundaga kumwita Gatangaza. Izo nterahamwe zari zirimo zikomakomeye cyane, ahangaha zari zikuri izindi. Bati ntitwakubwiye, bati tugize amahirwe twizane nta nubwo ukigoranye. Baramfashe bakira ku bitugu, babana nabo baratatana n'amazi barayamena, baranzamukana banshyira ngaha hari icyuma cyo kwa Kavivi, hari robine. Baragiye sinzi aho bakuye amase hafi aha muri izi ngo, bafashe amazi baravangavanze nk'ugiye guhoma igitaro. Bati jyamo wigaragure, jyamo ndigaragura. Bati na n'ubu ntabwo uremera kutubwira ibanga wavanye mu nkotanyi ngo tunakureke. Bati umunsi wanyu bageze niwe kubiki. Ni rero ndavugisha ukuri, nta nkotanyi nigeze njyamo, nta nubwo nzi ibyazo, kandi kunyica biri mu burenganzira bwanyu. Niba munyica muranyica, nta kindi kintu nababwira kuko nta kirenze kuri icyo nzi. Mu gihe nyiri aho ngaho, ubwo bampa interahamwe imwe, ntabwo izina rye ndyibuka, ariko yari uwo mu Kibabara yise yitwaga ngo Deo, afite ingufuri y'igare. Bati mukubite kugeza igihe ababarira akemera kumena ibanga. Bati turamugusigiye turaje. Ubwo gatoya nyihari ngiye kubona mbona uwitwaga Wihoreye Damascene, avokano hirya gatoya, araje afite ikote ry'uwo mugabo bita Gatwa. Bari bagiye gusenga, hanyuma bamenya ko ibintu byakaze. Ajyanwa n'umugabo bita Gahutu, ajya kumuhisha. Wihoreye rero bamubonanye iryo kote, bati n'ukuntu kwa Gatwa twababuze. Bati iri kote ni irya Gatwa, abarizi. Baturavuga aho ari, bashyira hasi baramukubita. Inkoni zimuriye, arabivuga, aravuga ati banza yagiye gusura Gahutu, bajyanye mu gitondo kubera ko barasenganaga. Nuko muri ako kanya gatoya ngiye kubona mbona imodoka ya Semanzi iraje, akurikiranye n'abajandarume bari mu ijipe yabo n'abari mu modoka ye. Baraza basanga turi aho ngaho, njya na Wihoreye. Kubera ko Semanza nawe narigeze nk'ari we mu bintu by'ikiyede n'iki, ni ukuvuga yari asanzwe atuzi. Ati noneho baramubwiye bati dore ka kagabo kangaka, bati kazi ibintu byinshi cyane batari kwanze kubivuga. Nuko arambwa niko ashanga wacyana kimbwa ngo na n'ubu nta nubwo ushobora wavuze ibyo ubabwira bakakubabarira ukamenya ibanga ko ntacyo bitwaye, kuko n'ubundi nutabivuga ko bitaguha amahoro. Nyakubahwa rero rwose ntabwo najya kuvuga ibyo ntazi, n'izo nkotanyi ntabwo nzizi, nta n'inkotanyi n'imwe ndabona, ntabwo najya kubeshya, niba ari ugupfa ndapfa. Ati ni mu mukomeze. Ubwo barababwiye ati nimuze tugende tugere hariya ku karere akazi gatangire.
ariko ubwo nuko bari aho ngaho ibikoresho byose babifite, abafite imbunda, abafite byose bari babibikuye muri iryo joro, bari bari aho ku mabariyeri, byose ibikoresho byose babifite. Nuko mu gihe nkicaye aho ngaho ngiye kubona mbona ya ntera hamwe bitarukiriza araje naho kwa Gatwa, umugore yari ari mu nzu ahetse umwana yikingiranye, baraza bakubita idirishya, Rutegesha ateramo grenade, umumama iramufatira muzamura, narindi hafi aho narabirebaga, iramuzamura imukoza hejuru kwibati, yumvishe bimuriye arakingura arasohoka. Ako kanya baramunanguye, yari ahetse umwana, bafata agahungu ke kari imfura ye, barakareka cyakora afata ako kana agakura mu mugongo wa nyina, ntibamwita baramwihorera. Avuga ati noneho ibintu birakaze. Mu masegonda atarega nk'atanu bari abantu batagize abantu bishe bakicara n'abanyamahanga. Hari umugabo wari umwarimu yitwaga Mishero, yaratuye hano ahangaho twagereza atuye. Ngiye kubona mbona baraje bati kwa Mishero, bati turangijeho n'umugore n'abana nk'abatandatu. Abantu bishe n'umurundi nka data. Ariko ubwo yari afite abantu bari baramugambaniye, kuko ni ibintu nzi, bajyaga bavuga ngo hari abarundi bamwe babaga ahangaha hanyura ngo baba muri Frodebu sinzi, abandi bati na Porona kwa Ntoza. Ubwo nukuvuga ngo nawe barwaga muri cya gice cy'abatutsi b'i Burundi, bati ntabwo yasigara rwose. Noneho rero kuva kwanjye aho hantu hariya nicara mu nzu, arangeza ambwira ati rero ngaho genda ujye mu cyumba uryame. Mwereka ko ngiye kuryama, ndagenda nicara ku buriri, ntabwo naryamye, ndetse neguraho urugi, kuko ngiye umutima wanjye wambwiraga, wanyumvishaga yuko uramenye ntuzigere wihisha mu nzu y'umuntu batazagusangamo bakakwica, ntiwabona aho unyura. Birangije urugi rwegekaho, ngiye kumva bigeze nka 3:00 numva muramuwe, umudamu wa mukuru we n'umudamu bita Nyiramuhanda Terezia, numva araje kwa Gerigora, ambwira ati rero Gerigora iwabo bamuvunye, babishe bose babamaze, nta n'umwe usigaye. Ati kandi barimo barakeka yuko ngo ashobora kuba ari ahangaha nk'umuntu wenda mwabyaranye n'umuratisimo. Ati niba hari ndabimubwiye ahagaze hanze, ati mubwire yigendere bataza kumukwicana, bazasanga ni ikibazo. Akirirangiza Gerigora atarabyuka, nta n'ibindi twavuganye, nahise nkingura urugi kubera ko nari negetseho, mpita ngenda, ntabwo namubwiye ngo ndagiye. Arankurikira, noneho mbonye arankurikira, ndavuga nti ntibyarangiye buriya, noneho nabagiye kumpamagariza birarangiye. Ndagenda ndabanza ndamwihisha, maze kumwihisha aranshaka arambura. Hafi yaho hakaba hari umusaza bitaga Majoro. Majoro ni se wavuna ingoma y'udodera hana na Rukundo, uri abakunda kwita Pabarudo, umwe wahoze ayobora hano ku kigo cy'amashuri. Nigeze nanamubona ahangaha, ndavuga nti bari abantu bari bazwiho ko ari abantu beza rwose, nta n'umuntu utaravuga ko ari abantu beza. Ndavuga nti reka ngende njyeyo, nibangambanira abantu hanjye mfi. Naho kumbe hariyo n'abandi bagiyeyo, buriya muntu koko hari umuntu muri mwiza. Icyo gihe hariyo umukecuru witwa Mukaruka Stella, yari mama wacu, yajyanyeho n'abakobwa be babiri. Ubwo icyo gihe, ubwo urumva nyine hari uwo munsi kuri 7. Ubwo naragiye ngezeyo nsoza kwa Majoro, ndavuga nti ibintu byarangiye. Banjye bavuga ati rero genda usange abandi, genda usangira mukecuru mu nzu. Ndavuga nti rero wa musaza we, giye numva umutima wanjye utanyemerera kujya mu nzu, mu kanya bataza nkabura naho nyura. Ngenda ajya hanze, hafi aho ngaho ntabwo najya mu nzu, ndagenda njya hepfo yaho gatoya, hari amasaka aramaze kuba amwe bita imiterero. Ageze ahangaho umuntu, ariko ku buryo wicara akaba yagusumba. Muri iryo joro ngiye kubona
ko umusaza bari abantu beza cyane kuko abantu bose twari twagize turi benshi abantu babiyumvagamo ko batabagambanira. Haza undi witwa Kamana nawe avuka ahangaha hirya hepfo y'amashuri, nawe mbona arahansanze. Haza n'abandi badamu babiri, haza n'undi musaza witwa Mukimbiri, nawe mbona arahadusanze. Tuba tubaye umuryango, turagiye tujya kwicara muri ya masaka. Bukeye mu gitondo ku itariki 8, ubwo imvura ndiko yagwaga, ngira ngo nta utabiza bari bariho barabizi. Imvura iragwa, wa mukecuru yari umukecuru ndo kugira nka metero 2 wo nguwo mama wacu yakwicara agasumba amasaka. Ntabwo ati mukecuru ryama hasi buri kunyagire utaza kwicara ukatwikisha bakakubona. Nuko umukecuru aryama, imvura iramunyagira, batuzanira ibiryo ko musaza biratunanira. Ibiryo byazanwaga na Rukundo, dore ngura ndamureba hariya, yaba tabizanye bikazanwa na murumuna we. Ariko muri gwabo hari n'undi mukecuru nibagiwe, hari n'undi mukecuru witwa Suzana wo hafi yaho, nawe yari aho ngaho, twari turi benshi. No kubwo ku itariki 8 bigeze nko mu masaa 10, wa mukecuru mama wacu n'abana be babiri yari afite utwana tw'inkumi tumaze kugera mu myaka 15 irengaho, bati twe turumva tumaze kunuka, twigiriye mu rugo kureba ko hari n'amazi dukarabe. Ese shako mureba abantu ubwo, kandi twari turi hafi y'inzira, bacagaho bavuga hariho n'abaje bagarukira hafi aho turi, batari kuba ahantu ntabwo harimo abantu sha. Umuntu araza atera intambwe abura nk'intambwe nk'eshatu ngatugeraho, ati bihorera, ati abandi bati va twigendera, bati ubundi se niba banarimo bazaducika. Nuko umukecuru abana bati turagiye tugiye kureba ko hari amazi twikarabire n'ubundi tugiye gufata unutse. Nti rero shani mugenda barabica. Reka nzakabivuge gutyo. Batuva iruhande baragenda, bamaze kugenda na babandi twari turi kumwe, nasiganye n'uwo bita Kamana, babandi twari turi kumwe nabo turatatana, bamwe bajya ukwabo abandi bajya ukwabo, nsigana n'uwo bita Kamana. Turagenda tujya mu rugo kwa Muzehe kwa Majoro. Aratubwira ati rero bana banje nimugende mwishe hariya hafi hariya, babazanire yo turyo. Ubwo ni ku itariki 9 mu gitondo cyaho, ariko 9 ubwo 8 zari zashize. Wa mukecuru yajyanye n'abana baragenda, bagezeyo batinya kugera mu rugo, ariko barihisha bati turaza kujyayo bugorobye. Zantera hamwe ntizije zirimo zihiga mu masaka, baguye. Ariko umukecuru yagiye uko ibintu byari byarakaze, ariko sinogukara niko Imana yagiye bigenza. Yaragiye yihisha hirya gatoya, babana nabo bihisha ukwabo. Hanyuma hari n'umukecuru nawe nibagiwe, umukecuru bita Mukarugema kwa Kagoro, nyina wa Mutunzi yamuzi. Ubwo uwo nyiramuhanda yaje kubwira muramu we yuko iwacu babishe uwo mukecuru, ariko uwo mugore bamubitse ahetse n'umwuzukuru we. Noneho nyiramuhanda icyo gihe abonye Stella nawe aje baza kwihisha, yarababonye. Arangije ngabwira Mukarugema ati rero nawe dore ibintu birakaze, sinzi uko bimeze, dore genda ujye mu masaka hariya bataza no kugusanga ahangaha bakatwicana, cyangwa bakakwicira, genda usange bariya, hanyuma turaza kubareba dufite icyo tubazaniye. Nawe aragenda ajya muri ya masaka kwihishanya na babandi, ariko nawe yihisha ukwe. Interahamwe zije rero zirimo guhiga zibaguyeho, bose barabica, hasigara wa mukecuru mama wacu wenyine. Wa mukecuru n'umwuzukuru we baramwica, babana bo mukecuru barabica. Noneho n'abasaza babo nabo babiri nabo bari bihishe ukwabo, byose biba kwa kundi, bose babasanga muri amasaka barabica. Mu gitondo kuri izo tariki 9
mu gihe Rukundo uriya niwe wari utuzaniye uturyo njye na Kamana, ubwo twari twagiye twisha ahantu hafi kubera ko imvura yagwaga, aho twanyuze basubiranye utwatsi, ariko ndavuga nti n'ubundi gihe sinajya kwisha mu gihuru cy'inzitane, rwose byaba ari ukwicukura imva, ni hafi aho ngaho baza nkirukanka nzapfa niruka, nibyo bintu byari bindimo. Nuko Rukundo akiva kubituzanira tutaranakoramo, Nyaramwe ziba ziraje, bari babarangiye yuko nyine hari umukecuru bita Suzana, bari bamaze no kumenya yuko dushobora kuba turi hafi aho ngaho, ariko nubwo babisha ntabwo begeze bababwira bati hariya hari abandi bantu. Ngiye kubona mbona igitero kiraje, mva abantu barengaga nka 200, amahiri, amacumu, buri kimwe cyose ibikoresho byabo, nizo mbunda bari bari nazo. Noneho umwana bamubonye, Rukundo bamubonye bati batuvuyesha, arabahisha, arababwira ati aho nari mvuye, ariko ubwo bagose hafi aho ngaho barangije bati ariko uyi nzira ntabwo yajyanaga abantu, barahabonye koko ahantu yanyuze aza kutureba. Twari mu gahuru gatoya kakavumbura nkwavu kuntu kadashobora kubuza umuntu kwirukanka, ariko Kamana ngo twari turi kumwe yari yarigeze kugira impanuka y'imodoka no mu mutwe hadakora neza. Ngiye kubona mbona baraje baratuzengurutse, umwe araza aregera ati dore ya nzoka y'inkotanyi, ati shati, ati namunye dore nguriye. Nanjye mba ndahaguruka gutya, turarebana, ndababona bati mwitegura akabacika ibibazo biravuka. Nyagasani yankoreyemo ntabwo ari imbaraga, si ubundi butwari, ndapima mbanyuramo hagati, impiri zabo zihurira mu kirere, nta nimwe yigeze namfata. Abantu barenga 220 bandirukanse, Imana impa imbaraga, bati nguwo yambaye imyenda isa gutya, nagera imbere w'inyuma nkamuvanamo kandi niruka. Naciye muri cya gihuru, aho kujya nkicaremo nagiciyemo nirukanka, numva yuko inkweto zimumbuze no kwirukanka, nzivanamo gutya, amahanda yakandagira ariko sinigeze nyumva, naje kuyumva hashize igihe. Ndirukanka umutima urambwira ngo ariko wagiye ukagenda ukajya kwihisha mu ishenga, kuko aho hantu ni ahantu umuntu agenda akagera mu ishyamba rinini ryari rihari ry'intusi, riri hafi ya Samatare. Noneho umutima umwe urambwira ngo genda wihishe muri Samatare. Noneho ngiye kuhagera mbona abandi bari hakurya bati nguwo mpita natekereza, aravuga ariko si ubundi ubu mba ndongeye mba ndakase. Igihuru nagezemo ni Imana yikorera ibintu, nta bundi butwari. Ibyo byari bigeze mu masaha 3, ariko ubwo Kamana we uko yashatse kugira gutya ngo yirukanye, bahise bamufata, yarazindaye baramufata, ariko ntibamwica, baramufata we baramufashe baramujyana, bakajya babana nawe ahangaha hari bariyeri hari hepfo ku muhanda wacu mu Gitama. Ubwo rero naragiye muri ayo masaha 3, naragiye ahantu naryamye na Korani yanjye, ibyo nataye byose, ibyo nari mfite byose, nta kindi kintu nari mfite bisibye imyenda, ariko narayikomeje ndayijyana, naragenda ryama n'ubwoba, ndayisegura, ndasinzira. Ariko mbere yuko nsinzira nadakubona nkabona imbere y'icyo gihuru, uyikoreye akaguru katabaze k'inka, abikoreye izibaze bandi, ugende atari hari akayira kamanuka ahantu mu mukoki kuntu kayitungukaga ku musaza wari umukonseye kera bitaga ndi Mukaga, ati ugende, ati nta kintu mpfa nawe, nta n'ikintu mpfa niwanyu, ati batakwica ndeba rwose. Nsubira inyuma hantu ndahambuka ndagenda, rero warengaga metero 10 ugasanga bariyeri, ngeze hirya ngahurira n'iyi bariyeri. Naragiye gutya ngiye kubona mbona nyiguyeho gutya, bati dore umuntu babagurikiye icyarimwe, mba ndirutse namba ku muhanda, banyirukankanye metero zigera nko muri 50, ndabasiga. Amahirwe nagize n'ubu njya mvuga nti buriya umwijima mu gihe kibi ni mwiza, iyo haza kuba ku kwezi ntabwo najyaga kubacika. Narirukanse ndagenda nambuka hariya mu gishanga cya Nyirabidibiri,
hanyuma ndazamuka ngeze hariya kuri feye hariya bita ku Kiyahudi. Ubwo niko nkandagira, ariko amahwa nari ntaranayumva neza. Ndagenda ngiye kumva numva ngonganye n'umuntu dukubitana umutwe gutya, agahanga pa, abarikanze nanjye ndikanga. Ati shati nyamara twagezwemo, babara badutse n'amatoroshi. Ubwo bari kuri bariyeri, ariko ahantu hino ku muhanda ku muhanda wo hino ugenda winjira muri urubona. Bati ngubu banyambukanye umuhanda uriho gira ubona, baranyirukankana ndirukanka. Ubwo byari bigeze nko nka saa 8 z'ijoro hari kwa kugenda ugera kuri bariyeri bakagusimbukana, ugeze ukitsimba gutyo. Ndagenda ngeze irubona, nzenguruka hepfo y'ibitaro, nca hirya yabyo, ndagenda mpita ninjira mu muhanda, ariko nabwo ngo ahantu hari bariyeri. Ubwo nageze muri rubona, ariko ntararenga aho ngaho, ntaragera ni rubona. Hari ikindi nibutse, ni ukuvuga ngo kuri izo tariki 9 aribwo nageragezaga kubacika, bakazana na kamana aho ngaho. Abari barasigaye hari ko hafi ya bose aribwo bane baraturanye. Ubwo nawe hari ahantu yari yarahungiye, ahongera ku muntu yahaye n'inka. Arangije bari bamutanga, ahamagara Semaza ati Kagoroti ataraha ngaha. Bajyana imodoka baramuzana, baza bamwicariye, bamusangisha muturanya ari we data. Ubwo rero banahageze, bamaze kumuzana ahageze, bati nicyo twashakaga. Barabicana, bafashe uwo musaza, nabo baranabyiyemereye. Tutsi wese ashaka abo yavutse uwo munsi ntimugire uwo musiga. Bati dore twabazaniye n'izindi mbaraga. Kose uri tayari, uriteguye? Yari yiteguye kuko imbunda yarayisazanye, yarayimaranye igihe. Nuko babakatse kwa muganga da. Bamaze gukata kwa muganga, ubwo ariko konse akaba yahise amubwira ati rero wowe shahu genda ujye iwanjye, ujye mu rugo, ujye mu nzu, nta muntu uri bugukoreho. Ndamwemerera. Ndagenda ngiye, nanga kujyayo, nanga kujya iwe mu rugo. Yari aturanye na se wabo, ari we data wacu, yari atunze murumuna wa mukecuru wanjye. Ndagenda nkigerayo, mu gihe nkirimo kubatekerereza ukuntu ibintu byagendekeye, batangiye kuza bagiye kumpandura amahwa. Nari mfite amahwa ntazi umubare wayo, yarengaga nka 200 mu birenge. Ariko kwa konse nanze kujyamo, kubera kwa kundi babagabo bandi n'ubundi babatutse bavuga bati nyamara bati mwene wanyu yabaye umugome. Nanjye nari imbizi, navugaga nti ashobora no kuntanga. Icyizere cyari cyararangiye. Mu gihe nyiri aho ngaho rero batangiye kumpandura amahwa, ngiye kubona mbona uwo watozaga intera hamwe bita Mutabaruka, ngo yaraje da shefu. Umugabo ufite utwanwa tugeze aha ngaha, utabyibushye ariko utinyitse. Ngiye kubona mbona imodoka iraje iparitse kwa konseye. Baraza baba baje kwa data wacu ngo yari afite abasore 3, afite n'amagara yabo bwite biguriye. Noneho ngiye kubona mbona yinjiye mu rugo gutyo n'abapolisi bose babaga aha ngaha. Nari mbazi amazina, nari mbazi neza. Cyarabaye cyiza nuko abantu b'abayisilamu bari baranze guhita bitandukanya ngo bajye mu bintu by'ubwicanyi. Bamaze igihe babigisha, baragenda bajya hamwe, bamaze kumenya yuko rwose nta mututsi Imana yigeze irema, twese turaba kwa Adamu na Eva.
ariko biranga nyine sinzi uko nabyita umutima urimo intuza babyemera batabyemeye. Nabaye naragendambuka nsanga bari aho ngaho barateze barindire yuko abanyarubona batabatera ngo basubize barwane nabo basubize igitero inyuma babona bari kumwe. Ni babatutsi bari aho ngaho bataricwa biteranyije na b'abayisilamu, ariko ababitaho bari bahari n'ubundi bacecetse batekereje yuko rubona iza kubafasha, kuko rubona niyo yishe mbere irangije gufasha amabare. Kuko nsi warubona niwe wagiye gutiza imbaraga abanyamabare. Nuko aho ndagenda mpageze nta kindi kintu banyakirije, barambwiye bati rero shahu dore fata umuheto n'imyambi nyine twirwaneho nta kundi, nta by'ibiryo ntaki, umuheto ndawufata. Bati ni ukurinda tukirinda bataza kudutera tutareba. Ikintu twakoze ni iki, abasaza bari bahari abo bari bariho muri za 59 baravuga ati rero ikintu tugiye gukora reka ducana umuriro, tumanuke ducana umuriro hafi yari amazi, niba ubona baragira ngo turi hafi yawo turawucana twongeye tuwuhunge twigendere. Ntabwo ari butinyuke kwambuka, barabazi ko duhari, hanyuma wenda tugira amahirwe tureko bwake. Imana ikora ibitangaza. Igiti bita umubirizi ngira ngo murakizi ni iki tushira mu ziko kikajya, ariko twarabicibe by'ingeri n'iki barabicana birakunda biraka. Babonye umuriro watse bata nabo baracana. Turara aho ngaho bigeze mu ma saa 11 za mu gitondo baratwataka baraza barambuka baradusatira. Bamaze kudusatira ubwo bari bafashe abantu b'abakecuru n'abana batoya baragenda babashyira mu musigiti. Baragenda babashyira mu musigiti. Baragiye babashyira mu musigiti, hanyuma abana barimo babasore n'inkumi. Umusigiti wari utarakorwa neza, bari batarawukorera pavoma. Ikintu bafashe b'abana b'abakobwa batoya n'abagore bagifatika, bafashe ibitenge byabo bayora ya mabuye bashyiramo baratwegereza. Ba bantu uko baje bateye bambutse, abaze guteza imikatura imwe bashyira mu birere, abazi gutera imikaturo n'amabuye bashyira mu kagozi k'ibirere bakabasha kuba waritera. Kandi umuntu uzi kuba afite gupima mu maboko ye akaba yabikora bigakunda rikagufata. Batwegereza amabuye turayateye, bari batarakoresha imbunda cyane kuko bari bavuze bati mwebwe twarabatangiriye, abo bantu ntabwo bazabananira ni bakeya. Imbunda yari yakonseye n'intera hamwe zaho zihasanzwe nkeya, basanga batatugonda. Twari dufite imbaraga, b'Abayisilamu bakiri hamwe bataritandukanya natwe ngo intege zicike, kuko twe twari bakeya urebye. No uwo munsi ku itariki 13 turwana nabo mpaka begera nimugoroba, nta n'umuntu bariyicaye. Barangije aravuga ati nyamara ba bantu ntabwo byoroshye, barakomeye. Bati no kuzana umusada, zantera hamwe
zose izikarenge izaturutse nanjye ubwanjye harabo numvaga ururimi rwabo nkagira ngo si abanyarwanda, nkumva nibwo bwa mbere mbumvise. Nuko baraje bahagarara ku gasozi ko muri Rubona, natwe duhagaze muri Mabare. Barangije baravuga ati ariko babwira abayisilamu, mwabahutu mwe mutagira ubwenge, mugiye kwemera mupfira abo batutsi ngo murakunda idini, turabasanga aho ngaho turabicana nabo, ni gute mutabasiga bonyine mukabareka bagapfa? Noneho bahagarara hakurya, noneho bazana imbunda bye bacomekaho n'amagrenade. Mva bararasa, wajya kubona ukabona umuntu. Abantu rero ntabwo bari bamenyereye n'ibintu by'imbunda. Nige nageze ndababwira ariko ninde muntu wababwiye ngo bari bazi ko imbunda ngiturika ngo bakanga ngo itarasa? Mwebwe rero ndababwiye ko imbunda iturika itari burasa. Abantu barabarasa, wajya kubona ukabona abantu baraguye nk'ubushishi. Ba bantu twari turi kumwe nabo bavuze ngo ntibazadutererana, babonye ibintu bikaze, bakora systeme, bagiye igipande kimwe, barangije bamanika amaboko bati twibohoje twaje. Babadusize turi inkeho noneho. Baratwinjirana noneho sasa abantu barapfa, ntawe bongeye kurasa. Bakoresheje za ntwaro zabo za gakondo, imipanga n'imihoro. Abantu barapfuye bapfa ndeba. Umuntu wajya kubona ukabona baramutemye, amaraso agashoka, bagahorahoza neza bikarangira abo bakuyeho imitwe. Ariko bigeze nko mu masaa 8 amasasu abarabashyiranye, amasasu yabashyiranye batarajya kwica abantu bari mu musigiti, kuko mu musigiti harimo abantu badafite intege nyine. Ariko noneho baje kugira n'ibyago, niba ariko navuga, na bene wabo bamwe bari kumwe n'ababatutsi bagombaga kwitwa. Icyo nabakundeye cyabo sinakibashimira, sinanakibagayira, nuko nabo bavuze bati reka tubikiremo sha n'ubundi mwakundanye. Ntabwo bigeze bababwira ngo nibasohoke, babiciyemo babikiramo nabo batutsi bari kumwe nabo, abenshi bapfiriyemo. Ubwo amasasu byageze kugira nka sanga yarashira, basubira kuzana ndi. Noneho baraza wa musigiti, ikintu bakoze mbere yuko bajyamo, bafata amagrenade bateramo bacishiye mu madirishya. Abantu ikajya bazamukana, inyama zikagenda zigafata ku bikuta. Nta nubwo bakiwusengeramo uwo musigiti, barawuretse bubaka n'undi. Inyama ziragenda zikajya zifata ku bikuta, abantu barashwanyagurika. Hanyuma rero ubwo byaje kugera mu masaa nka saa 11, twari twakwiriye imishwaro, ariko abenshi bamaze gupfa. Nubwo byari bigeze nko muri 14 cyangwa na 5, ariko aho ngaho hakaba hari umugabo w'umuyisilamu wari umwarimu wo kuri uwo musigiti, bamwita abagabo Rashidi. Akaba umugabo mwiza cyane, niwe wari waragiye akoresha ibishoboka byose, akababwira ati bayisilamu mwese ko muri abo kwa Adamu na Eva, ni gute umuntu akubwira ko uri umuntu? Ntako atari yaragize, yaragerageje. Naje kuhava ku musigiti, ndagenda. Yari afite na murumuna we utunze mama wacu wavukanaga na mama. Ndagenda njyayo, ntabwo ariko nubwo naje ahangaha ntabwo ndi bujye mu nzu yawe, ndihisha hanze hafi aho. Ndagenda ndahihisha, kugira ngo banzaniye ibijumba nka 2, nabyo birananira, kimwe njyaho ndagisigaza. Noneho kuri 16 niba ari na 5, sinzi, nza guhura n'abandi nabo
barokotse uwo munsi bageze nko mu 10 tuza guhura n'ikibazo rero sinzi ibintu byaje icyo gihe ndumva ari mu matariki 16 n'atanu aho ngaho sinzi ibintu byaje mu kirere byaka bimeze nk'utudege twinshi nko kwafata twa dorone twinshi ukadushyiramo tukagenda tubisekana twaka ibintu bivyo byaka tubireba gutya abantu noneho bati rero noneho isi irarangiye turahejeje nta kundi batibiravyo ntibidusiga nababajwe nuko bageze mu 10 muri bo bamvuye iruhande baragenda biroha muri Mugesera kure ko twari tuyegereye barapfa hanyuma bukeye bwaho naragiye uwo data wacu wari utunze muri umuna mama yari afite abadamu 2 naragiye njyayo ku mudamu mutoya maze kugerayo nkigerayo aba bishwa b'uwo data wacu bari abantu b'intera hamwe zikomeye cyane kuko uwari konseye w'amabare witwaga Sekimonyi Semanza yari yaramwambuye ubuyobozi yari umugabo munini ubyibushye ariko w'umuganza arangije imbunda yari yaranze kuyifata amubwira ngo niko umbereye ikigwari ntabwo ugiye gufata imbunda yaje umusaruro kugira ngo igihugu cyacu gikure kiyubake cyane kinaba ko urubyiruko igereranya kudufasha kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside murabizi ubungubu ingengabitekerezo ya jenoside gikoranye ubungubu ntabwo abantu bakivuga ko mu Rwanda basigaye bakoresha ikoranabuhanga za Facebook, WhatsApp, Twitter, za YouTube bakavugiraho ibitekerezo byabo bishaka gusubiza abantu inyuma urubyiruko muri aha ngaha yagize ikoranabuhanga murizi mudufashe kurwanya iyo ngengabitekerezo ya jenoside iyo bavuga musubize murakoze twibuke twiyubaka by'umwihariko hari ubutumwa twageneye urubyiruko ku munsi nk'uyu cyambere rubyiruko ni mwe mbaraga Rwanda rw'ejo ariko ntabwo wakubaka hazaza udahereye uyu munsi urubyiruko nirwo mbaraga z'igihugu z'uyu munsi ariko ni narwo ruhanzwe amaso mu bihe bizaza ntabwo u Rwanda rw'ejo rwazaba rwiza mu gihe abanyarwanda baba batunze ubumwe tudashize hamwe ngo dusenyere umugozi umwe nk'akanyarwanda kumenya amateka tugomba kubigira umukoro nk'urubyiruko kuko ari twe tuzayabwira abazadukomokaho ikintu turasaba ababyeyi harimo guha umwanya abana babo bakabigisha amateka y'ibyo banyuzemo y'ibyo babonye kugira ngo nabo bakure baza amateka bazayigishe abazabakomokaho ikindi urubyiruko tugomba kubishyiramo imbaraga cyane kuko aya mateka tutayamenye ntabwo twabasha guhangana n'abantu bagipfobya jenoside bakoresheje imbuga nkoranyambaga bashyiramo imvugo zitesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi bakoresha izindi mvugo zitandukanye zose zigamije gutesha agaciro jenoside ibyo rero kugira ngo tubigereho umusanzu wacu nk'urubyiruko urakenewe dushingiye ku mateka twize dushingiye ku yo turi kwiga uyu munsi twayifashisha tukabasha guhangana n'abo bantu bashaka kugarura amacakubiri mu banyarwanda ana ariyo mpamvu n'ababyeyi nabo bakwiriye gushyira imbaraga mu kwigisha abana babo urubyiruko umunsi ku wundi turifuza ko mu myaka iri imbere
urubyiruko ariwo rwaje rufata umwanya rugatanga ibiganiro kubera ubumenyi rumaze kugira ku bijyanye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyo ngibyo bagatanga ibiganiro kandi bakabitangira hakiri kare. Aba bantu batanze ibiganiro bagifite imbaraga bakabagira inama aho babona bitagenze neza kugira ngo ubutaha bizagende neza. Ibyo byose nibigaragaza urugendo tugifite. By'umwihariko rero uyu murenge wa Nzige ari urubyiruko rwaho n'abaturage baho, hagira ngo nsoze mbashimira na mbihanganisha mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye kugira ngo mukomeze kwihangana tuzirikana aya mateka ashariye twanyuzemo. Ntabwo tuzakomeza, ntabwo ndizera ntashidikanya ko ibihe twanyuzemo bitazongera kubaho n'umunsi n'umwe, na Perezida wa Repubulika yabisubiyemo, kabone niyo byadusaba ngo kugwanisha amabuye. Ibyo rero hari byinshi bisobanuye. Inkotanyi zarabyaye zifite amashami yazishibutseho, kandi twese abanyarwanda ubu twahindutse inkotanyi. Niyo mpamvu iyo dukora ibikorwa ku munsi kundi bavuga ngo turi gukotana. Nuko twamaze guhinduka umuntu umwe, twese tugahinduka inkotanyi. Umunyarwanda ubu ngubu arareba ku iterambere rye, akareba ku iterambere ry'ahatuye, akareba ku iterambere ry'igihugu cye. Ibyo ni ibintu dukwiriye kwishimira, tukabishimira n'umukuru w'igihugu, kuko ibyo tugezeho nuko turi byose twabigezeho kubera we, twabigezeho kubera inkotanyi. Ibyo rero ntago dukwiriye kubyirengagiza. Twebwe abakiri bato ndetse n'abakuru babayeho mu gihe cyatubanjirije, bazi ibyo twebwe tutazi, babonye ibyo twe tutabonye. Hanashimira inzego zitandukanye zaje kwifatanya n'urubyiruko kuri uyu munsi. Mbabwira ngo uru rubyiruko muhanze amaso, ntabwo natwe tuzicara, ntabwo tuzirengagiza aya mateka. Tuzakomeza gusigasira ibyagezweho, kandi ntabwo tuzihanganira umuntu wose washaka kugarura amacakubiri, irondakarere n'ivanguramoko mu banyarwanda tubireberera. Ibyo rero bizahera mu kwitabira ibi biganiro, harimo abantu babyitabira, kuko iyo bavuze ngo gutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi, burya abantu bari hano mu biganiro, wowe ukaba uri hirya wibereye ahandi babitesheje agaciro, icyo gihe ntabwo bahaye agaciro jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo nabyo ni bimwe mu bimenyetso mujya mubwira na bagenzi banyu bataje, baba ari urubyiruko baba ari abakuze, kuko birababaje kubona turi ahangaha turi kwibuka abacu twabuze, ibihe bikomeye twanyuzemo, wasanga hari umuntu ari kunywa icupa, ari mu kabari, yibereye ahandi, ataje ahangaha kugira ngo amenye amateka. Ndagira rero ngo nsoze nshimira ubuyobozi bw'umurenge wa Nzige bwateguye uyu munsi neza, kandi ubwitabire burashimishije. Ubutumwa bwatanzwe ahangaha n'ibyifuzo turabigeza ku bayobozi badukuriye, kandi n'ibigomba kujya mu nama njyanama nabyo tuzabigezaho. Mugire amahoro, mukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze. Duhumurizanya, dufatana mu mugongo kugira ngo dukomeze gushyira imbaraga zacu hamwe twiyubakira igihugu cyacu kirongojwe imbere n'Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Turashimira rero abitabiriye bose, abayobozi mu nzego zitandukanye, abaturage baturutse hirya no hino. Mukomere kandi dukomezanye, mukomeze kugira umunsi mwiza. Ifandwa TV.